muraho tugiye gukoresha urubuga rw'Irembo hano tubereka uburyo umuntu yafungura account ku rubuga rw'Irembo kandi akaba yakwisabira na serivisi zitandukanye. Reka dukoreshe machine hano, ushobora gukoresha na telefone, ubanza ukareba ko machine yawe ifite mo internet, warangiza ukaza hano ukajya kuri browser ushaka iyo ari yose bitewe n'iyo ufite muri telefone yawe, ukoresha Google Chrome cyangwa se Microsoft Edge, niyo nkoresheje kuko ariyo mfitemo hano. Andikamo ijambo Irembo, hano rizamo, twemeze, tegereze kubera network. Hano urabona ko birimo birafunguka. Maje gufunguka urabona hano ushobora guhindura hano ku ruhande ushobora guhindura ururimi, cyangwa ukaza hano handitse ngo find my application igihe hari serivisi wasabye ukaba ushaka kwisura ku rubuga Irembo. Hano handitse log. Iyi log rero ni igihe ushaka kwinjira kuri account yawe, noneho iyo ufite account ku rubuga Irembo. Iyi sign up ni igihe ushaka gukereya account. Kuri ruhande hano bakwerekamo international ID, ni igihe gushyiramo irangamuntu yawe, your phone number, ugashyiramo nimero za telefone yawe, ukandika register, noneho account yawe ikahita ifunguka, bakaguha naho ushyiramo password. Ako kubera ko ngiye mfite muri account ku rubuga Irembo, nce kuri log. Hano bansabye telefone nyishyiremo, kubera ko irimo dore ngiyi iraje mpite nyemezamo, nshyiremo na password. Nandike password kugira ngo ninjire kuri account, nandike nemeze hano kuri login. Murabona ko hano uru ruhande rwa hano hano hejuru handitse, murahabona ahangaha handitse Hagenimana Theoneste. Ni ukuvuga ngo uko nageze muri account yanjye. Ukiritseho hano kuri drop down bakwereka profile, no kureba imyirondoro yawe, application no kureba ibyo wapplyinzeho. Urugero reka nje kuri application, urabona ko hano bambaye serivisi zose nasabye. Urugero hano ku itariki 8/22/2023 nasabye serivisi yo kuri community based health insurance mituweli. Serivisi zose barazikwereka. Noneho ariko kubera ko njewe nshaka gusaba indi application, reka tubereke uburyo umuntu asaba indi application. Ushobora kuza hano handitse ngo new application. Bigiye kuri new application, hano bagwa serivisi zitandukanye, reka nongere size kugira ngo bibashe kugaragara neza. Nongere size. Urabona hano hari, reka tujye urugero hano kuri birth service, hari na marriage service, gift service. Inyandiko nyinshi ushobora kuzisabiramo hano, izo kuri single, ariko ngewe reka bereka ukuntu umuntu ashobora gusaba certificate ya birth. Nemeze hano kuri birth service, nge hano hepfo haranditse ngo birth record cyangwa se birth certificate. Reka nge hano kuri birth certificate, tegereze. Hano bahita bakubwira ngo aka twongeye tugabanyeho size gatoya kugira ngo tubone serivisi zose. Hano handitse ngo this service allows Rwandans to apply a birth certificate. This application is processed by local government authorities at the sector level. Rekuba ko serivisi zisabirwa ku rwego rw'umurenge. Reka tujye hano kandi bakaguha n'igiciro, bakakoreka n'igiciro ndetse bakakoreka n'igihe ushobora kumara kari umunsi umwe. Kanjye kuri self nyemeze kubera ko ndisabira. Zamuke hano gatoya, nongere ngabanye size kugira ngo serivisi zose nzibone. Nindangiza nse hano apply. Iyo ukiritse kuri apply baguha, urategereza bakaguha indi myirondoro bigafunguka. Birafungutse. Tuze hano handitse ngo district
district naho bazakorera ya dosiye yawe, ugakirikamo reka njye wenda kuri Gasabo, nimara gukirikaho kirike sector, reka nshakemo wenda hano ushobora no kwandikamo bikihuta, urugero nandikemo Ndera, murabona ko isiza, ukamanuka hepfo gatoya bakirikaho bakakubwira ngo impamvu usaba iyo serivisi, urugero wenda reka nishyirireho education, ushobora gushyiraho insurance cyangwa se ugashyiraho bank bitewe n'icyo ushaka, reka wenda nshyireho work cyangwa se education, bitama ko ushaka